Haleluya, haleluya. Banje kubasuza mu izina rya Yesu Kristo. Nitwa Imana Irakiza. Ndi umuvugabutumwa bwa Yesu Kristo. Ndetse n'ibindi Kristo ashoboje ndabikora. Hanyuma ndagira ngo dutangire dusenga, ubundi dukomeze twumva ijambo ry'Imana. Data mwiza, turagushimye. Tugushimiye kuba turinze mu bihe byatambutse, n'uyu munsi ukaba ukiturinze. Izina rye rihabwa icyubahiro. Data nyiringabo Imana, si kubwo kugira neza kwacu, ndetse ntabwo ari kubwo gukiranuka kwacu, ahubwo ni impuhwe n'urukundo utugirira. Izina rye rihabwa icyubahiro. Nyiringabo Imana rero, reka ukomeze kubana natwe, ukomeze kudushyigikira mu izina rya Yesu Kristo. Kandi reka nyagora ku ngoma mwami Imana, ubu butumwa nyagora ku ngoma mwami Imana bugire imitima buhindura, kubera kuri Imana ishobora byose. Nyagora ku ngoma mwami Imana, ngakomeza kubana natwe. Imitima yabihebye nyagora ku ngoma mwami Imana, uyobeshemo isoko nyagora ku ngoma mwami Imana y'ubugwaneza, idubizemo mu mitima yabo, kubera kuri Imana ishobora byose. Urakoze kumva gusenga, ni mu izina rya Yesu Kristo nkwambaje, amen. Twasomye rero muri Luka ibice 5:5. Simoni aramusubiza ati, databuja, twakesheje ijoro dukora cyane, nyamara ntacyo twafashe, ariko kuko ubivuze reka nzijugunye. Babikoze bafata ifi nyinshi cyane, ndetse inshundura zabo zenda gucika. Muvuge cyane ngo amen. Haleluya. Iri jambo ndagira ngo nkubwire wowe wihebye, ndagira ngo nkubwire wowe umaze icyumweru ujya mu kazi ubona nta nzira, ukajya mu kazi kuva ku wa mbere ukageza ku cyumweru cyangwa ku wundi wa mbere ubona nta kintu ugeraho. Ndagira ngo nkubwire ngo Kristo nawe aguha icyerekezo. Kristo uko yagihaye Petero, nawe aguha icyerekezo, narangiza akurobere mu izina rye. Haleluya. Ndagira ngo Kristo yivange muri business zawe. Ndagira ngo Kristo yivange mu kazi kawe ukora ka buri munsi kagutungiye ubuzima. Haleluya. Ndagira ngo Kristo agire ibyo yanga, kubera yuko nawe wabyanze. Gira ibyo yanga Kristo nawe abyange. Yanga agasuzuguro k'abazimu n'abadayimoni, yange agasuzuguro gaterwa n'uburwayi ariko kakomotse kuri Satani. Mana ishimwe. Ndagira ngo Uwiteka akwigaragarize mu bintu byose ugerageza gukora, kandi ababisha bawe bose bakurwanye, ndagira ngo Uwiteka bagutsindishirize mu izina rya Yesu Kristo. Urakoze Mana. Mana y'amahoro niguha umugisha, kandi Mana y'amahoro nikurinde mu byo ukora byose, kandi Mana y'amahoro kuko ikurobere nk'uko yarobeye Petero. Ndakwinginze rero, ibigeragezo warumazemo iminsi, ndakubwiye ngo komera, kubera ko ari Imana ishobora byose, kubera ko ari Imana igira neza. Urakoze. Ngaho iyi video ishayiringa abantu nk'icumi, ubundi Kristo akomeze yamamare. Ciao ciao.